Muraho, iyi ni Red Pill Rwanda. Tuje kubabwira ku nkuru iri kuvugwa muri kino gitondo ku mbuga nkoranyambaga yabice bigacika ko umusore mu kigero cy'imyaka 20 na 25 yiyahuye yaturutse muri etaje ya 4 ahitwa kwa Makuza rwagati mu mujyi wa Kigali, maze umubiri we uhita ushwanyuka. Hagaragaye abaganga bafata umubiri ndetse bamwegeranya bawutwikira, bigaragara ko uyu mubiri uyu musore yashipuye mu mwuka atakiri umwuka w'abazima. Mu by'ingenzi biri kuvugwa nuko uyu musore yabaye yahuye biturutse ku rukundo rw'umukobwa yakundaga utarashoboye kumukunda maze akiyahura. Banyarwandakazi, inshuti zacu, Barundi, namwe bakongomani, namwe bagandi bumva Ikinyarwanda, urukundo nk'uko abantu barubwirwa siko rumeze. Urukundo ntabwo ari amarangamutima ashobora gutuma umuntu yiyahura, ariko kandi ntitwakwirengagiza amarangamutima urukundo rutera iyo udashoboye gukundwa cyangwa kugera ku cyo ushaka muri urwo rukundo kandi umuntu waramwihebeye. Turagira tubwire urubyiruko ko rugomba gutandukanya icyitwa lust na love, cyangwa se amarangamutima aganisha ku gitsina ndetse n'amarangamutima koko yo gukunda bya nyabyo. Iyo ukunda umuntu bya nyabyo ntabwo ushobora kumwiyahurira, ibyo ni ukubeshya, kubera ko ubuze agaciro kawe, ubuze n'agaciro ke. Wawiyumva ko uramutse utariho nawe utamukunda, bityo ntabwo ushobora kumwiyahurira. Ariko urubyiruko kubera produit za capitalisme, aho duhora tuvuga indabo, tuvuga Saint Valentin, tuvuga gukundwa, tuvuga ko kuba wenyine ari bibi n'ibindi, bituma amarangamutima aba menshi, urubyiruko rwacu rukaba rwagenda rukiyahura. Mu byavuzwe n'abari bahari bavuze ko babajije icyo batekereza ko kuba umuntu yakwihora kubera inshuti, bavuze ko ibyo bintu batabyemera ndetse ari ibintu bigayitse bidasobanutse. Nyamara kandi ngo twabivuze, umubabaro w'umuntu burya umenywa nawe. Mu yandi magambo, ntushobora kujajinga umuntu wiyahuye utaramenya, utarajya mu rukweto rw'ibyara arimo kugira ngo ubyumve. Biro byumvikane ko kunenga wapfuye usibye no kuba nta kintu uri gukora, ariko kandi ni no gutsindwa kwishyira mu mwanya we ngo wumve uko byamugendekeye mbere y'uko yiyahura. Ntabwo bikwiriye ko umuntu yiyahura kubera urukundo cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, kuko burya umuntu wamenye ko igihe ari byose, ko ibintu biza bikagenda, n'urukundo ruraza rukagenda, umubabaro uraza ukagenda, ibyishimo biraza bikagenda. Isi igizwe n'umubabaro ndetse n'ibyishimo bisimburana iteka. Niyo mpamvu tukwiye kubwira urubyiruko rwacu ko mu gihe rwabaye cyangwa rwakunze, bagomba kumenya ko ari bitaramba muri iyi si, ahubwo mu gihe gitoya bashobora kubona ibindi bitandukanye n'ibyo bibwira. Ndabashimiye rero, babwira ngo mukomeze mudukurikirane. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa mu mujyi wa Kigali ni ibisambo ngo byiyongereye cyane mu duce dutandukanye tw'igihugu, aho ibintu biri gukomeza gufata intera. Nahoze ndeba ibinyamakuru bimwe na bimwe bivuga ko ibisambo kuri ubu biri gushikuza umubyeyi isakoshi, bigahita bitwara bikajugunya umwana mu bishanga, cyangwa bigafata umugabo bikamufunga, bigafata umugore ku ngufu, abantu batabaza inzego z'umutekano ko ibintu bikomeje kugenda nabi muri rusange. N'ayandi makuru ari kuvuga kuri uyu munsi ni uko Ukraine yongeye gutera Uburusiya, maze isenya ikiraro gihuza Crimea ndetse n'Uburusiya, kuko Crimea ari intara ya Ukraine yafashwe n'Uburusiya guhera muri 2014. Ibi bije mu gihe Putin yakomeje kuvuga ko agiye kwihorera bidasubirwaho, yihorera kuri Ukraine. Yarashe indege ze z'intambara zikomeye ikoresha amadrone yatwaye mu Burusiya mu buryo bw'ibanga kugira ngo akore iyo operation bise Spiderweb. Kuri ubu Crimea, ikiraro cya Crimea rero ntabwo kiri gukora, Ukraine yagiseye. Nyamara Putin avuga ko azihorera byanze kunze. Perezida Trump yavuze ko ibyo bintu bishobora kuzana umwuka mubi wundi, kandi ababajwe nuko ibyo bintu biri kuba mu gihe imishyikirano ikomeje muri Istanbul. Trump avuga ko yagiranye ibiganiro kuri telefone na mugenzi we w'Uburusiya, bemeranya kuri bimwe, ariko avuga ko amahoro atari ako kanya bitewe n'uko yamwumvishije mu kiganiro cy'isaha hafi n'igice bagiranye. Avuga ko ibintu bitoroshye, ariko Amerika izakomeza kujya hagati kugira ngo ikurikirane irebe uko byagenda. Mugire umunsi mwiza.